uhora wibaza imbuga wakoreraho amafaranga byizewe ijana uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Izo mbuga ngiye kukubwira muri iyi video tugiye kurebera hamwe imbuga enye wakoreraho amafaranga cyangwa se ukwiye gutaho umwanya wawe, ndetse izo mbuga enye tugiye kurebera hamwe muri iyi video ni imbuga zakijije abantu benshi, ni imbuga zagize abantu benshi abahegwe utazicikwa n'iyi video. Uyirebe kuva itangiye kugera irangiye, umenye imbuga ugomba kubyaza umusaruro, ukwiye gutaho umwanya wawe uzi ko uwo mwanya wawe uri guta kuri izo mbuga wazakubyarira umusaruro, izo mbuga zaza umuhegwe. YouTube channel aracyari Uziyeri Tech Media. Mbashishikariza abagenzi banjye, mba nakoze uko nshoboye kugira ngo nkore research kwa zino mbuga. Namwe icyo musabwa cyonyine ni ukunkandira subscribe, ukankandira like, ukanansharinga inshuti zawe zishaka kubyaza interinete umusaruro. Guys, aho kugira interinete itubyaze umusaruro, twe tuyibyaze umusaruro. Wiga kuri TikTok, wirwaye kuri YouTube, usikororinga umanura. Ntabwo uzi ko izo mbuga hari abantu zagize abakire, nta nubwo uzi ko hari abantu zagize abahegwe, ndetse n'izindi ngiye kukubwira muri iyi video utari uzi ugiye kumenya guno munsi. Kuko mu mbuga ndavuga TikTok nturayumvamo, Instagram, Facebook ndetse na kwita izo mu mbuga ndavuga, izo mbuga ntago urazumvamo. Ngiye kuvuga imbuga zizewe wakoreraho amafaranga online step by step kuri iyi YouTube channel ya Uziyeri Tech Media, hose niho ubisanga. Guys, rero kugira interinete ikubyaze umusaruro, weho yibyaze iki umusaruro, ku buryo waba uzi ko wicaye iwawe uri kwikorera online. Arega zino telefone zacu hari abantu zitunze, hari n'abo ziciye ubuzima. Hari umuntu ubyuka mu gitondo ari kuri telefone, ukarinda bwira kiri kuri telefone, ari gukora akazi ugashanga yinjije nk'amadolari 100 ku munsi cyangwa se yanayarengeje. Wewe ukirirwa waguze njiga 5 ku munsi, ukirirwa urascrolling umanura, ureba video TikTok, ureba video YouTube, ujya kuri Instagram, urambikwa YouTube, ujya kuri TikTok, ugasanga nibyo wiriwemo, ugasanga za njiga 5 uzipfushije ubusa. Ariko ugasanga wa muntu ufite injiga imwe, ya njiga imwe yabyaje umusaruro ku buryo yabashe no kwinjiza amafaranga asaga amadolari 100 ku munsi kuri ya njiga imwe. Nawe ufite njiga 5 zose wazimaze wirebera video za TikTok. Yego kuzireba ntari bibi, ariko gira igihe uzireba, mbese ikontorere, gira igihe cyanyacyo cyo kureba izo video, ugire n'igihe cyanyacyo cyo kumenya ko urabyaza interinete y'ubuntu. Kuko ntabwo uzaba waburaye ngo urebe video igushimishe. Uzarebe niyo uri kureba filime cyangwa se comedy, uyireba igushimisha ari uko uhaze. Iyo udahaze ufite inzara ntago igushimisha, umutima uba utari hamwe. N'abatindiye rero turahera ku rubuga rwa nyuma tumanuka turebe kugera ku rwa mbere. Let's go. Urubuga rwa mbere rero cyangwa se urubuga rwa kane, kuko nababwiye ko turahera inyuma tujya imbere kugira ngo ugere amasiko cyane. Urubuga rwa mbere ni urubuga abantu benshi batanazi, bakunda kubona kuri Play Store bakagwirengagiza, gusa rutanga amafaranga. Guys, uru rubuga niba uri kujyana no kubesha, nawe ugende ugwikorereho research. Rutanga amafaranga kandi mu buryo butagoye cyane. Ntago ngenda ajya kuvuga ngo bworoshe, nta buryo bworoshe bubaho bwo gukora amafaranga bubaho, nta bugoye cyane, ariko nanone burakomeye. Uru rubuga ukuntu rukora, urubuga bagwita remote task cyangwa se click work. Remote task cyangwa se click work cyangwa se ukagwita appen. Ubwo rubuga, izo mbuga zose ukoresha tunzivugiye mu buryo bumwe, ariko zikora kimwe. Nyine zikora kimwe tu, harimo remote task, hariho click work, hariho na appen. Ntago izo ngizo ndacyari ku mwanya wa kane, ntago ndagira ku mwanya wa gatatu. Ukuntu zino mbuga zikora, ukora imirimo yoroheje, harimo annotation cyangwa se transaction cyangwa se gusuzuma amafoto ugahembwa. Bagwa amafaranga kuri PayPal, amafaranga kuva
ku madolari 10 kugera ku madolari 100 mu cyumweru guys. Amafaranga ntabwo ari make, amadolari 100 mu cyumweru cyangwa se niyo wabona n'ay'10, kuko ntabwo ari ibintu buririrwa online ukora. Ushobora kuzuka ukahakora nk'iminota 30, buri minota 30 ya buri munsi ugasanga uyihaye umwanya w'iyi application cyangwa se website yitwa Remotas Clickwork, ugasanga urahembwe amadolari 100 ya buri cyumweru, ukayabikuriza kuri PayPal yawe. Ugomba kuba ufite PayPal account, ko ndabona hano bavuze ko PayPal account ariyo ibikurizwa guys. Izi mbuga ugende nawe ukore review kuri izi mbuga mba nkubwiye, ugende ukore review umenye ngo zirizewe. Gusa review yanjye nakoze nasanze imbuga zizewe 100% n'abantu benshi bagenda batanga ubuhamya ko izi mbuga bagenda bazikoresha. Izi mbuga rero nizo ukwiye gutaho umwanya muri 2025. Ugomba kuzitaho umwanya kuko zakubyarira umusaruro, zakubyarira amafaranga. Urubuga rwa gatatu rero ni urubuga rwita Fiverr. Ukora akazi online nka graphic design, transaction, video editing, write n'ibindi. Uvuga ngo wandika, urabona nyine urabona nk'iyo uzi kweditinga, hari ukuntu umuntu muhurira ku rubuga ugasanga gwaye video ye, akavuga ati iyi video nayishyize kuri urubuga. Umuntu urabasha akandika akandika description cyangwa se script, akakubwira ati iyi video nshaka ko editingwa mu buryo ubu n'ubu, noneho wowe ukaza ukayimweditingira bitewe n'ukuntu wagiye muri urwo rubuga, ukagaragaza nyine ukaka akazi ugaragaza kuri umuntu uzi kweditinga neza, wize kweditinga neza, mbese ibintu ubisobanukiwe neza. Bityo rero umuntu agashiramo video, iyo video ukaza kuyimweditingira neza, waza kuyimweditingira ugasanga arakwishuye nk'uko mwe mwabivuganye, kuko haba hari ibiciro. Niba wenda wanditse inkuru ya filime, urabona ko ngo harimo design de graphic white. Niba wanditse inkuru ya filime, umuntu akaza ashaka kugira iyo nkuru ya filime yawe ayigure, uba warashizeho amafaranga. Iyo nkuru ya filime yawe umuntu wari we wese ukwiye kuyigura akwiye kwishyura cyangwa se kuyisoma, ubwo nyine araza akayishura akayisoma bitewe n'ukuntu washizeho wenda umutwe w'amagambo uteye amatsiko, akumva ko iyo filime akwiye kuyigura akazayikina, cyangwa se ari n'igitabo wanditse. N'ubundi buryo ni uburyo bwa design, nyine gukora design. Ndakeka abantu benshi barabizi design, gukora graphic n'ibindi byinshi. Muri iyi application uhembwa ku mafaranga byibuze kuri PayPal cyangwa banke, ukabikuriza buri kintu cyose, nyine amafaranga ushobora gukorera ku kazi bitewe n'ubumenyi bwawe. Ushobora gukora kuva ku madolari 5 kugera ku madolari 500, niba ari aya buri kwezi, niba ari aya ushobora kuyakora buri kwezi cyangwa ukayakora buri munsi, biterwa n'akazi nyine. Hano nabo basobanuye ngo biterwa n'ubumenyi ufite, kuko uko bananditse ati ikora neza 100% mu Rwanda. Iyi application yitwa Fiverr, ugende uyikoreho ubushakashatsi. Turi ku mwanya wa gatatu. Tuhasanze application yitwa Fiverr, ugende uyikoreho ubushakashatsi. Irakora neza mu Rwanda 100%, irakora neza. Wowe ugende uyikoreho ubushakashatsi uyibyaze umusaruro mu 2025. N'abatindiye rero cyangwa se twenda no kwinjira mu mwaka wa 2026 naho izaba igikora, kuko n'ibihe byose zirakora zino application. Twagiye umwanya wa kabiri, turasanga application bita Upwork. Nayo akazi ukora n'ubundi ni kimwe na Fiverr, bikora kimwe. Freelance, uburyo bwa freelance bwa graphic design, transaction, video edit, write n'ibindi, nabyo uhembwa kuri PayPal. Fiverr, ibyo nasobanuye kuri Fiverr ku mwanya wa gatatu, ni nabyo
biri ku mwanya wa kabiri kuri application yitwa Upwork, byose bikora kimwe. N'abatindiye rero ntago mba nshaka ko video irenza iminota 10, video iba ndende cyane. N'abatindiye ku mwanya wa mbere turasanga application y'ibihe byose cyangwa se urubuga rw'ibihe byose, urubuga bita YouTube. YouTube ni urubuga rutunze abantu benshi cyane, amamiliyaridi n'amatiriyaridi n'amamiliyari n'amamiliyoni ku isi ku bantu barukoresha, kandi bagiye bakuramo amafaranga menshi, bakagura like bakagura imodoka, n'abaguze indege binyuze muri YouTube, benshi cyane rutunze kandi babayeho neza. Guys rero nawe ushobora kuba none ahangaha tuvugana ufite content, uzi content, niba ufite ubushobozi like ufite ubushobozi nyine ushobora kuwita like ukora content runaka. Ntuzagendere ngo content ngo content ngiye gukora ngo barayikoze. Content hano usangaga hano kuri YouTube content ihuriyeho nk'abantu na miliyoni bitewe n'igihugu barimo, nyine ugasanga yahuriyeho n'abantu miliyoni. Abanyamerika bakora kuri iyo content, mbese ku mugabane wose w'isi, ariko ntibibuza ko abantu bose bayikoraho bahembwa. Rero ntuzagendere ngo uyu nguyu yarayikoze cyangwa se ngo uyu we yarayikoze ngo iranga. We yikore ku giti cyawe, hari igihe izemera. We niwe, nawe niweho. Hari igihe we bamwanze ariko weho bakaba bazakugira ute, bazagukunda. Rero izo nizo mbuga ukwiye gutaho umwanya 2025, ndetse imbuga z'ibihe byose zishobora kuzamara igihe, ndetse imbuga zishobora kuzagutunga. Guys, nicyo gihe ngo internet tuyibyaze umusaruro, kuko igihe tugezemo cyangwa se igihe turi kujyamo ni igihe cy'ikoranabuhanga. Igihe tugomba kwizingama cyangwa se tugakora hakiri kare, kuko igihe turimo akazi uri gukora ko mu biro waranze kumvira bino nkubwira, ukanga gukora akazi ku ruhande, akazi uri gukora mu biro. Urabona bari kubaka AI, hari igihe uzasanga ejo hazaza mwo muri 2030 ako kazi wakoraga bakakwirukanye ukagatangira kagakora AI, kandi iyo AI ni isaza, uzarinda upfa AI kigakora. Rero guys, tangira ubyaze internet umusaruro muri 2025 gusa. YouTube yo ni urubuga rw'ibihe byose, ukwiye kurutakazaho umwanya ukagwihambira, ukaba nkaho uri kubaka kampani runaka, uzi ko iyo kampani ishobora kuzagukiza, kuzakugira umuhegwe. Ukamenya ko uri guta umwanya wawe kuri YouTube, ariko ukamenya ko uri kubaka ejo hazaza hawe heza. Guys rero nanshoreje iyi video y'uyu munsi, ndabakunda cyane. Abanyumvishe mwakoze kunyumva, cyangwa se abaje mwakoze kuza, mwakoze kunkurikira. Icyo musabwa cyonyine ni ukurikinga iyi video, mugakanda subscribe, mukanandika muri comment munanshimira, cyangwa se icyo mudasobanukiwe, cyangwa se muri izi application zose mbashije kuvuga. Iyo wumva ko twazakoraho video by'umwihariko mu buryo burambuye n'uburyo wabikora byose, ukabyandika muri comment ukavuga ati ngenda ndashaka ko Upwork uyinkoraho video, uko bikorwa, uko ukoramo login, uko applying akazi, byose wabyandika muri comment tukazabikoraho video. Ndabakunda cyane, mutazacikwa na video z'ubutaha. Wibuke gukanda subscribe, like, share na comment.